Hello guys, friends and family, Asabye's family forever and ever, amen. Guys, twizere ko mumeze neza, twizere ko mushima Imana, twizere ko muri amahoro, kandi n'abatari amahoro nabo turabasengeye ngo Imana ikomeze kubagirira neza. Rero guys, uyu munsi muri kumwe nanjye mama muri Deissy, mukore subscribe kuri Deissy TV show. Nicyo kintu cya mbere ubu ngubu ngiye kuzajya mperaho kuko nicyo kintu kimpangayikishije, nicyo kintu ndimo ndasengera, nicyo kintu ntabwo ari subscribe gusa, ndimo ndasenga ngo Imana inyongerera abantu subscribe, views, nyine inyongerere audience pe. Nyine Imana ndifuza ko inkorera igitangaza, ino YouTube channel ikagera hivi, ikagera n'ahantu igera. Ni nacyo kintu gitumye nkora kino kiganiro. Nta bintu ngiye kuza kuganira namwe, nta kindi kintu, mfite byinshi twaganira, mfite byinshi nifuza kuganira namwe, ariko ubu ngubu ntabwo ari byo bintu nje ngo tuganire. Abantu mukunda Deissy TV show, ino channel yahoze ari Asabye wera, ariko ubu ngubu isigaye ari Deissy TV show. Twarabihinduye kubera ko ari njyewe ugiye kuzajya yigaragaraho cyane. Ubu ngubu ino channel iri mu biganza byanjye. Ubu ngubu ni njyewe urimo urayijera, ni njyewe nyine urimo urayitwara, ni njyewe uzajya ugaragaraho cyane. Rero ndagira ngo mbasabe ikintu Abanyarwandakazi n'abandi bantu bose bumva Ikinyarwanda n'abatumva Ikinyarwanda, nabo ndabizi ko hari ukuntu umuntu wenda uri uwo mu kindi gihugu utavuga ikirimi nk'icyacu, hari ukuntu babishyira mu Kinyarwanda, nyine ibyo turi kuvuga bikajya mu Kinyarwanda, bikajya mu kirimi cyabo, bikajya mu kirimi cyabo. Rero nabo mu bantu ngiye gusaba nabo barimo. Murabizi ko muri iyi si kugira ngo umuntu atere imbere cyangwa kugira ngo umuntu agira aho ava agere n'ahantu agera, bikorwa n'abantu. Yego Imana ikorera muri abo bantu, ariko bikorwa n'abantu. Kugira ngo njyewe Deissy cyangwa mama muri, kugira ngo ngire bimwe mvaho ngire n'indi ngeraho, nuko mbifashwamo n'abantu, abantu ntazi cyangwa se n'abantu nzi. Abantu mudukurikirana hano kuri YouTube channel ntabwo njyewe mbazi pe, ntabwo hari abo nzi nabo ntazi, sibyo? Abenshi simbazi. Ariko ubundi umuntu kugira ngo atere imbere bifashwamo n'abantu, kugira ngo ubone akazi ubifashwamo n'abantu, kugira ngo ibyo urimo bitere imbere hari igihe bigusaba ko abantu bagufashamo kugira ngo utere iyindi ntambwe. Rero nanjye muri uyu mwanya ndimo ndasaba abantu, abo nzi nabo ntazi, ndimo ndabasaba mumfashe, munsapotinge YouTube channel yanjye yegera imbere. Ubu ngubu ndimo ndifuza ko natwe tugira abasubscribers bagera muri mu bihumbi 50. Birashoboka, nta kidashoboka. Ubwo ushaka kuvuga ati ko iki nasabye ibihumbi 10. Ntabwo ndi gusaba ibihumbi 10 muri aka kanya, kuko ndabizi neza ko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twebwe tuyisaba. Nshobora kuvuga ibihumbi 10, Imana yabonaga ko ibihumbi 50 cyangwa 100 yabima. Ariko ndavuze ati reka mpere kuri 50 nibigeramo nzahita ntangira kubasaba n'abinginga mungeze ku bihumbi 100. Murabizi ko uyu muryango wa Asabye's family cyangwa Deissy TV show, abantu muradukunda, hari byinshi cyane twagiye duhuriramo, life story yacu, amaprank twagiye dukora, ibiganiro twagiye dukora bitandukanye. Harimo ibyo twakoze wenda bitari byiza, wenda ababireba bikababera bibi, batwihanganire. Ariko twebwe ibyo dukora ntabwo tuba twabonye ko ari bibi, ahubwo twabonye ko nta kibazo tubikoze, cyangwa twabonye ko nta bikwiye kujyaho. Ndagira ngo mbasabe, mbinginze cyane, mukore subscribe, mbinginze cyane, kuko dukeneye gukora ibintu tubona ko bifite umusaruro. Niba narahisemo, naravuze ati reka bino bintu bishyiremo imbaraga, reka YouTube channel yanjye nyishyiremo imbaraga, reka nyishyiremo imbaraga zanjye zose, ndebe ko yantunga n'umuryango wanjye. Wenda sinavuga ko yadutunga yonyine, kandi usibye ko nayo yonyine yadutunga,
ndebe ko twayibyazamo umusaruro, twakubaka inzu kubera YouTube channel, twagura imodoka kubera YouTube channel. Ibyo byose birashoboka. Ntago YouTube channel nyikoresha mu buryo bwo kwishimisha, ntago nyikoresha mu buryo bwo kugira ngo njye show wapi, kuko ibyo byo kurya show cyangwa nshaka kwishimisha nakwishimisha mu bundi buryo, ariko ngiye nyikora mu buryo bw'akazi, nyikora mu buryo bwo kugira ngo ndebe ko ejo n'ejo ubundi yambyarira umusaruro, ndebe ko twatera imbere, kandi namwe mu bidufashijemo Imana yabaha umugisha nanjye, kandi mwaba mufashije umuntu ikintu gikomeye, mwaba hari nandi imwe mu nkuyeho, hari n'iyindi mwongejejeho. Rero ndabinginze, ndabasabye Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'Abarundi n'Abarundikazi n'abandi bantu bose babasha kumva iki kirimi cy'Ikinyarwanda, mumfashe ndabinginze pe, ndabinginze nkeneye gutera imbere guys. Ntago gukora ibintu bidafite rezita zigaragara cyangwa rezita nzima nanone ni ibintu bica intege. Ndabinginze pe, ndabinginze, ndabibasabye basi, ndabibasabye mukore subscribe, mukore share kugira n'abandi bantu benshi. Ndabinginze, hari ukuntu uca kuri video wabona nk'urugero simbizi, hari ukuntu uca kuri video ntuyirebe, ntuyirirwe unayifungura ngo uyirebe, ariko uyu munsi ndabinginze ngo abantu mwese mukoresha YouTube channel, abantu mwese mureba Isimbi TV, abantu mwese mureba Chita Magic, abantu mwese mureba Gerard, abantu mwese mureba Joe Twins, abantu mwese mureba Clara, abantu mwese mureba All Love Saudi, abantu mwese mureba Host TV show, abantu mwese mureba channel zose zibaho, izo nzi n'izo ntazi, izo nuko ari izo nzi. Ndabinginze mukore subscribe kuri iyi channel yanjye basi, mfukame kugira ngo mubone ko mbibasabye. Basi ndabibasabye, ubundi aba bayikoraga wenda tutabibasabye, cyangwa harabonaga ko bitari ngombwa gukora subscribe, ako niba wajya gunatuye utarakora subscribe uyikore, ujye ureba ikiganiro kirangire kugira tubone views, kugira ngo hagire ikintu gihinduka kuri YouTube channel yacu. Kuko guys, ibi ni akazi, ntago ari gukora ubusa. Hano tuhakura amata y'umwana, hano tuhakura pampa z'umwana, hano tuhakura ibyo kurya, hano tuhakura amafaranga yo kwishyura inzu, hano tuhakura amafaranga yo kubaka inzu, aha tukahakura amafaranga agura imodoka, aha tukahakura amafaranga yo kwishyura amashuri y'abana. Rero turabinginze, turabasabye, nako ndabinginze mukore subscribe kuri Deissy TV show, please Deissy TV show muyiteze imbere. Iki nicyo kintu mu buzima mbasabye, nimugikora nzishima mu buzima, abantu badukunda nibagikora nzishima, abantu n'abatadukunda basi Imana bakore ku mutima mudukunde, n'abadakunda kureba ibiganiro byacu Imana bakore ku mutima, please ndabinginze. Hanyuma hari abantu bajya banyandikira ngo njye naka ibiganiro ngo ba Asabye, baka ibiganiro ba Joe Twins, naka ibiganiro bande n'abande. Ibyo bintu ndabyumva pe, kandi ndabyumva, ariko mujye mwibuka ko hari abantu bagira abantu benshi babahamagara, biragoye. Yego hari igihe muhamagara pe mukanavugana akanaguha ikiganiro, ariko igihe cyabyo nikigera muzambona, muzambona kwa Asabye, muzambona aho hose mushaka, kandi ndabizi ntago bakwanga kunsapotinga, ntago babyanga. Rero ndabinginze, nzajyayo pe, ariko namwe mushyireho akanya, sibyo? Nzagerageza ko nshoboye guys. Nkeneye kugera kuri level nanjye mbasha kwigurira kamera yanjye, mbasha kwigurira microphone zanjye, nkeneye kugera kuri level namwe muzajya mundeba mukishima. YouTube channel abantu batagusapotinze nta kintu na kimwe wakwibonera. YouTube channel abantu batakoze subscribe, batakurebye, wakorera ubusa nk'umuntu uri guta inyuma yahuye. Bisaba kwihangana, bisaba kugira support y'abantu. Rero ndabinginze, abakomeye, aboroheje, abakuru, abato, ndabinginze mukore subscribe kuri Deissy TV show. Murabizi kubaho no kubana, murabizi kugira ngo ugire icyo ugeraho bigirwamo uruhare n'abantu,
yego ntabwo wakwizera umuntu 100%, ariko umuntu ni Imana niyo izamukoresha. Imana ntabwo izava mu ijuru ngo uyirebeshe amaso, uzayibonera mu muntu mugenzi wawe. Nanjye ndashaka kubona Imana rero bibaciye ndabinginze mutwuri kunde, ariko sinzi ikintu navuga, gusa ndabinginze mukore subscribe, kandi n'undi muntu wese waba afite ikintu asapotinge. I need your support, nkeneye ko munsapotinga guys. Impamvu ndi kubinginga, ntabwo iteka ryose ibintu bizahora bimeze uko nguko. Ndashaka kujya kuri level yo gukoresha yo kugura kamera yanjye, ndashaka kujya kuri level yo kugura microphone, ndashaka kugera kuri level yo kugura light, ndashaka kugera kuri level yo kujya hosting abantu bakomeye. Ntabwo wa hosting umuntu ukomeye nta n'ibikoresho bizima ufite yagucishamo ijisho. Aho ndabizi ko ibi bintu mugiye kuntiza imbaraga, mukamfasha nkatera imbere, umuntu nkunda, umuntu ushaka ko iyi channel Deissy TV show ikomera. Namwe kujya mwica mukavuga ati wa mama cyangwa wa mudamu wacu yateye imbere kandi yarabidusabye, yigeze gukora ikiganiro, Imana dusaba ko tumusapotinga, none dore ahantu ageze. Please ndabinginze, iki kiganiro umuntu wese kiri bugereho ndabinginze mukore subscribe, mukore views. Man, ndashaka ngo ino video igere kure, ubimfashemo igere kure hashoboka. Iyi video ikintu cyonyine kimwe nibagiwe, ntabwo ngiye kukivuga, ariko Imana bimbabarire ko nakibagiwe, ibyirengagize, ariko yumve ko nubwo ndimo ndavuga umutima wanjye mvuga ati Imana fasha ino video igere kure. Thank you guys, ko navuze byinshi, ariko ibyo navuze byinshi birasobanutse. Ndabinginze rero n'abantu mutajyaga munakanda kuri video yanjye, uno munsi Imana ibakoreremo muyikandeho. So guys, reka mbareke mu gihe byiza, bye, ndabakunda kandi